fata abantu kugira ngo dutabara bari barimo kuboroga. Umudamu umwe yacuramye kino gihita gikata umutwe uyu w'inyuma. Yego. Niwo nta mutwe yigize asigarana usibye iki cy'imbere cyari kirimo amaso. Uwari uri hano nawe w'umugabo intebe yamukanze imuturitsa bwonko. Ubwonko buracyahari. Ni iki nagiye kubona mbona hariya umurambo wari utwaye iriya tagisi wagurutse uza kuri iyi borodire ya hano. Agwa hano hepfo munsi y'umuhanda. Yaguye hariya kuri borodire. Yego. Ubwo icyo nakoze ni ukugenda ndamutwikira ntangira gufata abantu kugira ngo dutabara bari barimo kuboroga. Umudamu umwe ntabwo namenye amazina yari ari hano ku ruhande yari yamaze gucurama wenda kugira ngo nanamukuremo nabanje gutema ririya bati. Umutwe wa hano inyuma wari wavuyeho yarasigaranye amaso yonyine. Wasadutse w'inyuma nta n'uwo twanabonye. Hari n'undi wari wasadutse umutwe w'umusore wari uri hano inyuma ku buryo n'ubwonko bwari bwavuyemo. Ariko bigaragare ko ashobora kuba yarabuze feri kuko yavugije ihoni cyane asa nkaho arimo kubwira abantu ngo bave mu kagera. Yarimo aboroga hano hasadutse mu mutwe amaraso arimo guturagurika. Amaraso arimo kurasa. Yego. Rero ndavuga nti uyu yaturutse mu gahanga mo hano. Imodoka yamukubise yari atwaye ava mu ino modoka yakoze impanuka y'itagisi. We yahise asohokamo hiti mukubita hara muri kaburimbo niwe wasohotse bwa mbere abandi bagiye babakura mu modoka bapfuye. Bacica amaguru bacica umutwe abenshi bari bicaye mu rura ruhande ukubona ko ari inyama bagiye bayora. Umuntu w'umubyeyi n'ugutana umukobwa wari wambaye agakora k'intuza niwe wacica umutwe utamenya n'isura ye hubwo. Nyine hari icyuma cyagiye gikubita ubura bwagize imitwe iracika amaguru aragira ubwo barundarunze inyama zishoboka kubona ko iriya modoka uri kubona uko ihagaze kuriya buriya kubera byinshi babuze uko babirundarunda buriya ubufasha bafite uburyo bari bwaze kuyigenza. Ibyari urugendo bihindutse amarira ku miryango myinshi ahangaha mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira aho habaye impanuka. Imodoka yari itwaye abantu bagera kuri 21 akaba ari abantu bakuru abandi babiri akaba ari abana batoya. Iyi mpanuka yahitanye abantu bagera ku 9 abandi 12 bajyana mu bitaro bigiye bitandukanye byegereye akarere ka Kamonyi. Bamwe bagiye mu bitaro bya CHK abandi bajyanwa mu bitaro bya Kamonyi abandi bajyanwa mu bitaro bya Remera Rukoma. Murakoze. Nge nitwa Rekangukunde Valence. Yego. Nk'abandi umuturage wo mu murenge wa Musambira akagari ka Karengera mu mudugudu wa Nyarutovu. Yego. Aha mubona nkuko mubibona hano iwanjye nicaye ku rubaraza. Yego. Icyo nagiye kumva numvishije iyi kamyo ivuze ihoni igeze imbere y'abayehova hariya. Iyi tagisi yazamukaga hariya hari haparitse imodoka mu bwoko bwa Prado. Hariya itagisi igiye guhunga isanga handi haparitse ya Prado. Iyi kamyo rero yirukankaga yahise iyikubita irayikoshora ikamyo irazamuka iva hano ikubita ku kaborodire nibwo yaje itayegama hano. Icyo nakoze nabonye yuko yegamye hano naje nirukanka ngeze hano sanga shoferi arimo araboroga na konvayeri ngerageza uburyo nabakuramo. Kubakuramo nagiye kubona mbona hariya umurambo wari utwaye iriya tagisi wagurutse uza kuri iyi borodire ya hano. Agwa hano hepfo munsi y'umuhanda. Yaguye hariya kuri borodire. Yego. Ubwo icyo nakoze ni ukugenda ndamutwikira ntangira gufata abantu kugira ngo dutabara bari barimo kuboroga. Nakuyemo abantu 9 bitabye Imana. Yego. Abandi bari bakomeretse ku buryo bukomeye. Ariko twagiye tugerageza kugeza igihe za ambulance zagereye zihageze nazo zitangira igikorwa cy'ubutabazi. Yego. Gusa iyi manuka nta gisanzwe muri umuhanda uko nayibonye kuko kuva natura hano kavukire nibwo bwa mbere mbonye impanuka imeze gutya.
Ubwo bwa mbere ubonye impanuka imeze nibwo bwa mbere mbonye impanuka imeze gutya, hano hagogwa amamodoka agakora gisida nyinshi, ariko iyi mpanuka yo guhitana abantu bangana gutya nibwo bwa mbere habaye. yego. Uragira uti hari imodoka ya Prado yari iri hariya yari iparitse, niba mbyumva neza iyi ngiyi tagisi yihiyasi ya Erika 664F ubwo yari igarutse isa nkaho igiye kudepasa izamutse. Ntabwo yadepashe ni ukuvuga ngo iyi kamyo iturutse hariya yari yuzuye umuhanda, ahubwo uyu yari amaze kugera uruhande rw'iyo modoka, ashaka kugira ngo akwepe agaruka hano. Ni nayo mpamvu abahageze imbere byari byasomanye, kuko nta bundi yagombaga gukora, yari amaze kuyishyiraho nk'akazuru. Noneho iyi ngiyi bayamugezeho irakubitira kurusha buri. Yego. Turi kureba kuri tagisi hejuru yapondamye, yangiritse cyane hejuru. Ese yayiciye hejuru yikubise igihushuka ko wari uhari wabirebaga ubundi? Iyo yayikubise igihushuka, iriya paraburize n'inzugi za shoferi byose bihita bizanana mu muhanda. Yego. Bari kuvuga ko hari abacitse imitwe. Harimo umudamu umwe, ntabwo namenye amazina, yari ari hano ku ruhande, yari yamaze gucurama wenda kugira ngo nanamukuremo, nabanje gutema ririya bati. Umutwe wa hano inyuma wari wavuyeho, yari asigaranye amaso yonyine. Umutwe wasadutse w'inyuma, nta n'uwo twanabonye. Tumukuremo tumushyire muri ambilansi, ariko hano inyuma ntacyo. Hari n'undi wari wasadutse umutwe w'umusore wari uri hano inyuma, ku buryo n'ubwonko bwari bwavuyemo. Ubwonko bwari bwavuyemo? Bwari bwavuyemo. Ese bari kuvuga ko iyi kamyo yaturutse iriya ruguru ivuza amahoni menshi cyane. Ese ni kamyo yari yabuze feri, umushoferi washakaga kwihuta? Ko tubona ni kamyo hari ikintu yari ipakiye? Nta kintu na kimwe yari ipakiye. Ni kamyo itari igize ikintu na kimwe ipakiye, nubwo basanzwe birukanka hano mu muhanda iyo badapakiye, ariko bigaragare ko ashobora kuba yarabuze feri, kuko yavugije ihoni cyane, asa nkaho arimo kubwira abantu ngo bave mu kagera. Wahageze usanga umushoferi ameze ate, ko ari nawe wihutiyeho uza gutabara? Impamvu nihutiye kumutabara, navuye hari iwanjye, ngeze hano ngiye kwambuka umuhanda, yarimo kuboroga. Yego. Yarimo aboroga, hano hasadutse mu mutwe, amaraso arimo guturagurika. Amaraso arimo kurasa. Yego. Rero ndavuga nti uyu mugahanga hehe? Yaturutse mu gahanga mo hano. Yego. Haturitse. Ndavuga nti reka mbaze ntabara uyu muntu ukiri muzima. Yego. Icyo nakoze nuko naje sanga inzugi zibanye, naciye hano inyuma, mpageze nsanga waciye inyuma ahangaha. Naciye hano ahangaha ndi kubona ahangaha. Ahangaha niho naciye. Waciyemwo ahangaha? Yego. Ndurira ngeze hariya mbona vora yamufashe, biba ngombwa ko nsubira mu rugo, ndagenda nzana icyuma, ca insinga za hariya imbere, nziciye negura kino gitebe cy'inyuma cy'igitanda, mbona kumukuramo. Ahangaha se aha waciyemo gute? Nta kirahure kibamo? Hano ikirahure cyari cyamenetse. Wakegera hano cyari cyamenetse hano. Konvayeri yararyamye, yajyamye iriya. Ngewe icyo nakoze nuriye, ngezemo hariya nca iyi migozi iziritse ino ntebe. Iyi ntebe ndayegura, nyeguye mbona kumukuramo. Kuko konvayeri we nubwo yari yaryamye, nta kintu kinini karahure kamukubise hano gusa mu mutwe, ubundi nta kindi kintu yabaye. Wari ufite ikibazo n'uriya wagongaga. Wasanze vora yamukanze, yari yamukanze. Yamufashe mu nda cyangwa yari yamufashemo hano mu rukenyerero. Noneho ziriya nuza pine zo hasi zamukase kano kaguru. Amaguru yavuyeho? Yabikoshoye. Bivuze ngo yavanyeho inyama zino nyama zose zavuyeho. Yego. Aha iyi modoka ni abantu babiri bari bayirimo gusa? Ni abantu babiri bonyine bari barimo. Yego. Ubwo nkimara kubakuramo rero nibwo nabonye iriya tagisi abantu bagaramye. Ubwo nagerageje kwihuta ngira ngo ntabare nabariye. Ngeze hariya asanga shoferi nibwo agaramye hariya, kuko nari nsanzwe muzi. Shoferi wari umuzi? Nari nsanzwe muzi. Bamwita nde? Shoferi ubundi hari akazina ke bakunda kumwita
Busuna. Busuna. Yego. Niko mbeno ugeze nko muri gare ukavuga uti Busuna bahita bamukubwira bose bari bamuzi. Iyi tagisi ubwo yavaga hano yerekera hehe? Iyi tagisi yavaga i Kigali yerekeza Igitarama. Igitarama mu karere ka Muhanga. Ka Muhanga. Yego. Niho yajyaga. Niho yajyaga. Busuna se yari muntu ki ko wumva ari umuntu uzi ntameze nkaho ari umuntu mwabaye? Ubundi Busuna ni umwana uvuka hano hirya Igihinga. Yego. Nta muntu utari umuzi rero yacaga ahangaha buri gihe. Hari n'igihe yakundaga guhagarara mu gaperi ugasanga arasuhuza abantu, yasabanaga n'abantu cyane. Yego. Niyo mpamvu twari tumuzi cyane. Busuna se asize yari umugabo wubatse, yari muntu cy'ubundi, yari umusore. Busuna nta mugore yagiraga. Nta mugore yagiraga? Ntawe, yari umusore. Yari afite nk'imyaka ingahe? Busuna yari afite nk'imyaka nka 28. 28? Yego. Yego. Papa, nk'abaturage urumva utuye ahangaha, ari ahangaha ku muhanda neza, ariko akenshi ni hamwe mu hakunze kugaragara impanuka zigiye zitandukanye zigahitana n'abantu. Mwe nk'abaturage nta mpungenge ko izi mpanuka nk'izi ngizi zazirenga imihanda ugasanga namwe baviriyemo kuba mwahasiga ubuzima cyangwa se mwahatakariza ubuzima? Ibyo turabiteganya kuko ni impamvu ngewe nari nanahunze, yaje ndi hariya kuri fondasiyo mbonye ihumanuka ndaba iraze bwonge hano. Bivuze ngo icyo yumva ituruka ari ruguru waketse ko yaza kugwa mu rugo? Mu rugo nahise mpunga, ngeze hariya nibwo nabonye mbona ivuye ku butaka iraje yegamye hano. Rero wahunze wenyine cyangwa wabwiye abari bari aha imbere? Nari mari nyenyine, hari mu gitondo nari mari nyenyine hano imbere niho ncururiza. Yego. Ni njye wari uhari kuko mu rugo iwanjye ni inyuma kure. Yego. Ariko buri gihe tuba dufite impungenge ko imodoka zishobora kurenga zikadusanga aho dutuye cyane. Ikigaragara, yego, njya nkunda kubona izi kamyo iyo zidapakiye inyura aha kuko hano bashyize 80. Aha ni muri 80 mu cyapa cya 80 ikadepasi. Hari n'igihe abavuye nk'ubu gusenga bari hariya usanga igiye kubakabaka bagira ngo ibagonge, ugasanga barirukanka bigirayo. Yego. Hari bamwe mu baturage batuye ahangaha nawe urimo bari kuvuga ko basaba leta ko uyu muhanda kuva i Kigali werekera mu ntara y'Amajyepfo wose ko ari umuhanda mutoya wakagurwa. Rwose icyo duhora tugisaba kuko uyu muhanda ni mutoya cyane. Yego. Ni mutoya uyu muhanda, baramutse bawaguye abanyamaguru bakagira aho banyura nawe ukaguka ku buryo imodoka zidepasanya nta kibazo kirimo. Rwose izi mpanuka zagabanyuka. Yego. Twakigira hano hepfo gato kanyere kumbwiye ko ari isinga waciyemo kabiri kugira ngo bigufashe kuba wakinjira muri iyi modoka. Sinzi niba twaca hano hari akayira. Hano hepfo ntabwo twakurirwa tuhaca, insinga naziciye nciye hari inyuma kuko napfukamye kuri iriya ntebe. Hari ibisinga biba bifashe iki gitanda, nibyo nakase kugira ngo mbone uko nkegura, kugira ngo mbone umwanya wo kugira ngo asubire inyuma. Yego. Yego. Umushoferi se wari uri muri iyi kamyo ntabwo we mwigeze mwamenya inkomoko ye n'amazina ye? Gusa sinigize mubaza inkomoko, ariko mu kigaragara nta Kinyarwanda azi. Twavuganye Igiswahili. Yari umunyamahanga? Twavuganye Igiswahili, nicyo numvaga arimo gukoresha. Nta Kinyarwanda nigize numva akoresha. Ntabwo akubwiye aho yaba akomoka cyangwa se kubera ko wamuhamagarira famiye ze? Kubera ukuntu yavaga, ibyo ntabwo nabyitayeho. Ngicyo nakoze, wa muntu mubwira wari wacitse umutwe, urabibona n'amanuza aracyahari, amaraso, amayezi, ubwonko urabona ubwonko buracyahari. Ni iki yacuramye, kino gihita gikata umutwe uyu w'inyuma. Yego. Niwo nta mutwe yigize asigarana usibye iki cy'imbere cyari kirimo amaso. Uwari uri hano nawe w'umugabo, intebe yamukanze imuturitsa, yaryamyemo hariya. Yego. N'undi muryamo wari uryamye kuri ino ntebe, ariko yafashwe n'iki cy'imbere tugerageza nacyo kukigizayo kugira ngo mbene tubakuremo muri rusange. Kugira tubakuremo, urabibona ko intebe zose nabanje kuzikuramo.
nabanze kuzikuramo, turazitema tuzikuramo kugira ngo tubone uko tubakuramo. Akoze ibintu bidashobora kuba byantera ubwoba njyewe n'abari musirikare. Ndi retired Sergeant Major Valence, ritayenze ejo bundi 2018. Ntabwo rero ibi byagomba kubonera ubwoba cyo gutabara abaturage si bwo bwa mbere, ntabwo ubwoba bwagomba kubonera kuko ndabimenyereye. Mama, uragira uti hari ababyeyi bitabye Imana muri iyi mpanuka. Ababyeyi nk'umuntu wahageze mbere ni bangahe bitabye Imana ubundi muri iyi mpanuka b'ababyeyi? Igitsina gore nabashe kubona, nabonye abakobwa babiri bari bambaye amapantaro n'umubyeyi n'undi wacitse umutwe. Abakobwa hari uwari uri nko mu myaka 18, hari mbese bari abakobwa na 17 n'umwana w'imyaka 9. Ubwo abana abasore bapfuye, abasore nabonye rwose babajeni, nabonye abasore nka 3 n'umusaza n'umubyeyi, mbese abantu bapfuye kandi nakababaro biteye agahinda. Agira uti mwabonye umuntu wa mbere yirengwa muri kaburimbo. Byari bigenze gute ubundi? Imodoka yamukubise yari atwaye ava mwino modoka yakoze impanuka y'itagisi. We yahise asohokamo hiti mukubita hara muri kaburimbo, niwe wasohotse bwa mbere, mu abandi bagiye babakura mu modoka bapfuye. Yamukubise se mu gihe yari asohotsemo yaparitse cyangwa yabonye hagiye kuba impanuka arasimbuka? Ntabwo yari yaparitse, ararimo aramanuka, ubwo ruri kumanuka rufite umuvuduko. Yewe iriya kamyo turi kureba iri munsi y'umuhanda niyo yari ifite umuvuduko? Niyo yari ifite umuvuduko. Yego. Kuko yagiraga uriya mushoferi yagerageje no kuba yarayihunze ibiranga. Kubona ko nawe yahise ayiyobora munsi y'umuhanda kubera umuvuduko yari afite, ari kuvuga ati wenda ndamara n'ubundi zisigaye inyuma zirashira. Yego. Ahita nawe ayiyobora, urukubona uko yahisigwa inyuma y'umuhanda. Uragira uti ahangaha ndi kureba aho yikubitiye, ndi kubona iyi tagisi yapindamye, yayiciye hejuru, bigenze